Murakaza neza kuri yuhi uno munsi twabazaniye inzobere mu bumenyi bw'ubuzima bw'umuntu Dr. Alexis. Dr. Alexis kabari umudokteri hano umuganga dukorana cyane ndetse twakoranye inshuro nyinshi hano kuri yuhi musanga mumuzi ku biganiro byinshi yagiye atanga hano kuri yuhi cyane. Uno munsi rero twamuzanye kugira ngo adusobanurire ku kibazo mugenzi wacu yatubajije, ikibazo cyiza cyane kivuga kiti kubera iki impanga zishobora kuvuka zidasa. Bijya bibaho yuko ubundi dusanzwe tumenyeye yuko impanga iyo umuntu avuze ati uriya muntu ni impanga yuyu, mbese ni nk'aho bavuze ati barasa neza neza, ariko turabizi neza yuko abantu bashobora kuvuka ari impanga kandi badasa. Ni ikibazo cyiza cyane tugira ngo umuganga dusobanurire ahereye kuri ubundi impanga, ese inda y'impanga ubundi ni inda isanzwe, inda nk'izindi zose, mbese niba idasanzwe se niki gituma tubifata nk'inda idasanzwe, mbese ubundi kugira ngo impanga zibeho biba byagenze bite, kubera iki umugore ashobora kubyara umwana umwe utakabyara babiri cyarimwe b'impanga, mbese biba byagenze bite. Noneho nyuma aranadusobanurira ikibazo cya gatatu nyine ari nacyo aho tuba tugana gusobanura cya kibazo mugenzi wacu yatubajije kivuga kiti kubera iki impanga zimwe na zimwe zidasa. Rero ijambo ni iryanyu muganga Alexis, murakoze cyane. Murakoze nkuko amaze kubabwira, nitwa Alexis, ndi umuganga mukaba musanzwe munzi kuri YouTube channel yacu yari yuhi. Nukuvuga ati imbere kuri kibazo cya nyuma aricyo yambajije kimwe avuga ati etse inda gutwita impanga ni ibintu bisanzwe. Ati oya, gutwita impanga ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ubundi ukuntu umuntu ateye, ubundi umubiri w'ukuntu bimeze, yakabyaye byibuze umwana umwe, yakajya abyara umwana umwe nibyo byiza niko Imana yabiremye. Ariko nuko ati iyo byageze ku kigero cyo kuba yatwita impanga cyangwa yabyara abana batandukanye mu nda, ibyo ntabwo ari ibintu bisanzwe. Niyo mpamvu yagiye kwa muganga kenshi bagiye guteba babitaho mu buryo butandukanye, bakabitaho inshuro nyinshi zitandukanye n'iz'abandi. Niyo mpamvu akenshi usanga bagiye guteba mu gihe tuvuye nk'ababyara babagwa akenshi, cyangwa usanga bababyarije mbere igihe nk'icy'abandi. Ugasanga wenda tuvuye nk'umugore usanzwe ubyara abagwa bamubyaje nko ku byumweru wenda 39, ugasanga wenda ni 36 cyangwa 30 bitewe n'ikintu umubare w'impanga agiye afite mu nda, iki kikagenda kigabanuka kubera yuko impanga ubundi nyirizina ininda ifite risk, inda ifite ibyago byinshi cyane. Isaha ushaka kumva umwana bapfiriye mu nda, nyine inda y'imanga ntabwo muri nyirizina umuntu yagenewe kuba yagira gute yajya byara impanga, gusa bibaho. Mbese ni nko kwa kundi bavuga bati hari ibintu byinshi bishobora kuba iyo umwana ari mu nda, nubwo yaba ari umwe, hari ibintu byinshi bishobora kumubaho, bishobora no kubangamira ubuzima bwe. Ariko noneho iyo ufashe abana 2, 3 kugenda wongera umubare, noneho bya byago bigenda byiyongera. Niko bimeze. Ndumva ibyo byumvikana rwose. Ubwo ikibazo cya kabiri ni cya kindi bavuga ati ubundi bigenda bite kugira ngo impanga inda ivemo impanga, biba byagenze bite? Ubundi no kuvuga ni ubundi umugore usanzwe cyangwa umukobwa wese ujya mu mihango ufite ukwezi kw'iminsi 28, tubifate mu rugero, akenshi ku munsi wa 14 ajya mu cyo twita ovulation. Ovulation ni igihe iry'inyanya rishobora kuba ryava mu mwana risohoka mu ma ovaries rikaza muri fallopian tube. Muri fallopian tube ni ahantu akenshi intangangabo n'intangangabo bikunda guhurira. Mbese ubwo no kuvuga ngo hari uduseke tuba dufite amagi y'umugore, noneho tukagenda turekura igi buri hagati y'ukwezi nyine nkuko twabifashe. Iryo gi niryo rikomeza nyine rikazakora. Ubwo bigenda bite? Ndavuga ati iyo bigenze gutyo, tuvuge uwo mugore akoze imibonano mpuzabitsina n'umugabo idakingiye, intangangabo zikabasha kwinjira muri nyababyeyi y'umugore.
nukuvuga ati ikintu kibaho ngaho akenshi y'intangangabo n'intangangore iyo bihuye mwese murabizi bigenda gute umugore atwita akazavamo umwana. Nukuvuga ati iyo bigenze gutyo iryo gi reka dufate urwo rugero iryimwe aho ubona haza possibility ebyiri. Iyo iryo gi rimwe ryibanguriwe hari uburyo umubiri ushobora kubigenzamo iryo gi rigasanga ryikatamo kabiri. Iyo ryikasemo kabiri hagira gute havamo abana babiri, abo bana babiri bazavuka basa bahuje ibitsina. Abo bana bazaba ari abana kabisa ubona ku buryo wanabitiranye umwuka ukamwita nk'undi kandi atari niba abana tuvuga ko basa ku rugero hafi 100%. Nuko bishoboka nuko iryo gi rimwe iryo gi ryimaze kwibangurirwa rishobora gucamo ibice byinshi bigiye bitandukanye ukazabyara abana babiri batatu bane bijya bibaho ariko bikunze kuba gakeya. None iyo bigeze ku kigero cyo kuvuga ngo umuntu yabyaye abana b'impanga badasa uko niba byagenze none muri cyagena babweke operation ku munsi wa 14 bibaho gakeya ariko bibaho umugore ashobora gusohora amage abiri atandukanye. Ayo mage abiri atandukanye akazabangurirwa n'intanga ngabo nazo zitandukanye. Icyo gihe ukuntu bigenda ayo magi irumva igira zimwe zawe ryigenga n'indi ryigenga n'ahantu bihuriye no azavamo abana babiri batandukanye. Kuvuga gutandukana rye bashaka kuzara abahungu wenda bagena ari abahungu cyangwa ari abakobwa gusa bakabona bajya no gusa ariko urugero rwo gusaba ngaho ruba ruri hasi cyane ugereranyije iki na za manga zitwa true twin cyangwa identical twin. Ni nkuko nanjye na murumuna wanjye dushobora kuba dusa ariko tutaravukiye igihe kimwe. None uko ati kuri izo manga zavuye mu mage biratandukanye nako amage biratandukanye urugero rwo gusa ruba ruri gize gute ruba ruri hasi cyane. Mbese ubwecyo nuko iyo nyine iryo gi ryari rimwe rikabangurirwa n'intanga imwe ubundi rikigabanyamo ibice bibiri bitatu gutyo abo bana bavuka basa bafite ibitsina bimwe buri gihe ikonuko biba bimeze ni nk'itegeko. Ariko kwa kundi nyine aba ari amajya abiri yabanguriwe n'intanga z'umugabo ebyiri zitandukanye bashobora gusa nkuko n'abavandimwe bashobora gusa cyangwa bagahuza n'igitsina nkuko nyine n'ubundi ushobora kubyara umuhungu n'ubutaha ukabyara umuhungu cyangwa ukabyara umukobwa inshuro ebyiri bikurikiranye birumvikana. Ariko ntago yari itegeko bashobora no kuvuka badasa cyane rwose. Birumvikana ndumva rwose yumvikana. Mbese Dr. wacu arakoze cyane kudusobanurira ko iki kintu icyo twakongeraho nuko iki kibazo cyari ikibazo cyiza cyane kandi kiri interesting kusobanukirwa bino bintu biba bikenewe. Mbese hano rero kuri iyo hiri nicyo dushinzwe ni kugira ngo dusobanurire abanyarwanda ibyerekeranye n'umubiri w'umuntu mu ncamake kandi ku buryo buri muntu wese ashobora kubyumva. Ino channel rero ya yuhiri nicyo mbese nicyo dushinzwe hano, nicyo tugamije gukora. Niba hari ibitekerezo mwamufite cyangwa ikibazo mwakwandika muri comment nkuko dusanzwe tuganira tugakomeza kuvugana no gukomunika. Ubundi mukibuka no gukora subscribe na like kuri channel yacu ya yuhiri. Hano channel ya mbere isobanura ubuzima bw'umuntu mu ncamake hano mu Rwanda. Murakoze cyane rero ndumva Dr. wacu twamushimira ndetse tukamusaba nuko n'ubutaha yazajya ahagera akadusobanurira nkuko abikoze. Murakoze cyane. Murakoze.